birangiriza igihe biratunyeganyeza muri make, ariko ndashima Imana ko bitasenye inzu. So ndamushimira, anashimira abakunzi b'imiziki yanjye bambaye hafi, bagerageje kunsapotinga uko babishoboye mu bihe bimaze iminsi ndi gucamo. So ni ibihe bamwe byagiye bibaho ku isi bagiye baniyahura, ariko njye ndashima Imana ko Imana yampaye imbaraga zo gukomera nkabicamo, nkagira ububasha ntazi aho bwavuye, ariko ndashima Imana ko nabiciyemo kandi nkaba ndiho ubu nkomeye, nkomeje kureba imbere, kandi nkashima n'Imana ko urukundo rwanjye rutigeze rusenyuka ngo rurambarare. So ndashimira n'umuryango wanjye wambaye hafi, kandi ndashimira n'Imana byimazeyo ko yakomeje kumata imbaraga zayo no kumpa gukomeza gukora ibihangano. Ndashimira n'umuryango wanjye wambaye hafi, kandi ndashimira n'Imana byimazeyo ko yakomeje kumata imbaraga zayo no kumpa gukomeza gukora ibihangano biryoheye amatwi abakunzi b'ibihangano banjye. So ndishimye pe kuri uyu munsi, ndongera ndanishimira yuko umutima wanjye kugeza magingo urabohowe. Hari igihe nageraga mu gihe nkumva ko nari neza mu by'Imana, ariko ubu ngubu ndakeka ko igitambaro cyari hakingirijwe gitabutsemo kabiri. Ubu ndi kuhareba nakigererayo, kandi ndumva ndibaza ko n'ijwi ryanjye Imana irushijeho kuryumva kurenza uko byari bimeze mu minota iciyeho. So ndashimira buri umwe wari uri hano, kandi ndashimira nawe pasiteri ubashije kunyumva. Hari abantu batakumva uburemere bw'ibitekerezo byanjye, bakavuga ati ubanze umere utya mbere y'uko wakira agakiza, ariko kunyakiza agakiza wamaze kunyiranukira, wamaze kunyakira ukundi, byanatumye mba uko Imana ibishaka. So Imana iguhe umugisha. Yego. Amen. So nk'ubu ngubu kabisa urakijijwe, wabaye icyaremwe gishya, utangira urugendo rushya, kandi mu by'ukuri nanjye nemeye ko nzajya ngukurikirana, menye uko umeze, kandi Imana igushigikire mu mpano zawe ukorana nazo, mu byo ukora byose. Wirinde, ukomeze wirinde mu Mana yawe, kandi Imana igushobora. Ukoze neza kubwira abantu ko bakugumye hafi, baranagushimira, cyangwa se urakoze kubashimira cyane. N'abantu badanje kubera ko badahari ntacyo naba nsobanuye, naba meze nk'uri mu nzu nkaririmba nyiramo bandika nyisubiramo. So uyu munsi ndanezerewe ko ubohotse mu mutima. Yego. Ubohotse mu mutima. Mozi Karame. Blessings. Imana ibahe umugisha namwe pastor. Amen. Nkunda ubutumwa bwiza utugira, nkunda inama zawe, nkunda uburyo utajudginga abantu mbere yo kubabwira ijambo. Nyine yabaga wa profeta bose bameraga nk'ukomeze. Kuri side yanjye n'ubwa mbere tuvuganye, ariko ibikorwa byenda bikurikirana amanywa ku manywa. Amen. Hari ikintu kimwe urareba, turi abajene, nitwe dukwiriye. Hari ikibazo gihari cyo kuba wumva ko umuntu mureba ukamujija. Uyu munsi njya nkunda kubwira abantu,
before you judge somebody, first read the book. Ubanze umumenye. Yego. Yesu mu gihe yaziye abantu ntabwo yaje kureba uko tumeze, yaje kureba abarushye n'abaremerewe. Yego. Nk'ubu ngubu ya mpano yararushye. Wumvishe ko navuze ati ngo ndaruhutse ko uyu munsi nakiriye Kristo. Ngo yari umwana ajyana papa wari umudiyakoni, ariko akaba ataratura Kristo amubera umwami n'umukiza. Turashima Imana kubw'ubuzima bwe. So gujudging umuntu numva ko atari igikorwa cyacu. Abaroma 8 igice cya mbere haravuga ngo abari muri Kristo Yesu bose ngo nta teka bazacirwaho. Amen. ngo kubw'itegeko for the law of the spirit of life, kubw'itegeko ry'umwuka w'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu ryatubatuye itegeko ry'ububata bw'ibyaha n'urupfu. Iyo hari ikintu njya nkunda kubwira abantu boy kivuga ngo Yesu yaje kuruhura abantu, sibyo? Ntiyaje kuremerera abantu. Hariho hahandi tuvana ubutumwa buvuga ngo genda ntacyo uzavamo. Yesu yaje kugira icyo atufasha mu buzima, tugira icyo tuvamo. Ntago yaje kugira ngo uyu munsi turemererwe. Imana ntago iba muri pocket, Imana yacu ntago iba muri mini, Imana yacu ntago iba hehe. Imana yacu ibanza gukemura ibibazo by'ubugingo bwacu. Waba ufite tatuwaje nawe Yesu aragukunda. Waba ufite dread nawe Yesu aragukunda. Waba ucuruza akabari Yesu nawe aragukunda. Waba utabirimo Yesu aragukunda. Icyamuzanye ni ukugira ngo akumenyeshe ukuri kuyiteka kuri wowe. So kandi banza tugira neza tugereyo. Nk'abajene tuzafatanya. Hari ikintu ngiye kuzatangira cyitwa healing, love healing, cyangwa se urukundo rwo gukira. Abantu benshi bakeneye gukira imitima, barababaye. Bakeneye love healing. So mano ndishimye na boy, thank you so much. Nabari hasi mwese ndabashimiye. Mano ubu ngubu arakijijwe. Mano ngahotera haleluya cyane. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya imwe ntabwo ibaho, batera zirindwi. Zirindwi cyangwa eshatu. Zirindwi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niwesh. Amen. Izindi ebyiri kugeza uzure zirindwi. Haleluya. Amen. Iya nyuma yikore neza. Haleluya. Iya nyuma yikore neza turebe. Haleluya. 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 Amen. Niko zaje kera numvaga navuga haleluya nkikubita. Ko yama ntabwo ujya wiburira. Imana iragukunda. Hari akaririmbo kavuga nuko nyihamagarwa imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga ziramobera, ati ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Imana rero yatubabariye yama. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga ziramobera, iti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Amen. Yamano nujya gushutinga indirimbo irimo imodoka, nzaguha imodoka nziza uzajya gushutingiramo. Amen. Amen. Ndumva atanezerewe. Ahubwo akeneye n'indirimbo ihimbaza Imana rwose, kandi Yamana ndabizi ko n'umwanditsi mwiza. Yamano ushaka kuzabikora iyo ndirimbo ukabinkorera njyewe.
nzabikora kabisa. ubu uyu namaze guhinduka umupasiteri wawe ko njye wakwatuje. Yego. Nuza mu Bubiligi nzagutwara mu mazi ashyushye nkubatize. Wowe ntabwo nzakubatiza muri pisine, tuzajya muri oseya, mu nyanja. Yamufiteyo tuwa? Pardon? Yama afiteyo tuwa? Afite tuwa mu Bubiligi. Nawe uzahagera Yama? Yego. Mana ni nziza. Afite tuwa mu Bubiligi kandi urumva ko azaba ndaha, urumva ko ibintu byose ari sawa. Mbonye umuntu uzakwakira Yamatera. Haleluya. Mami Rusi, Imana iguhe umugisha. And hari abantu bambaza ngo dusengera he. Njye ndi umupastor, dufite church muri England, dufite na church ahangaha mu Buruseli. Imana ibaha umugisha cyane, no mu Rwanda, ariko Imana ibagirire neza. Tujye kuririmba akaririmbo na Boy, mite dusenga, mite nkureka no mukomeze gahunda zanyu. Nta kibazo. Boy yagiye hedi adutereka agakorazi kakande tubanze kakande nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye, nuko nyihamagara imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Amen. Ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira, reba hirya reba hino, urukundo rurangose, sinzongera kwiganyira, urukundo rurangose, sinzongera kwiganyira, urukundo rurangose, ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira, reba hirya reba hino, urukundo rurangose. Sinzongera haleluya kwiganyira, urukundo rurangose, sinzongera kwiganyira,
urukundo urukundo rurangose. Amen. urareba ya mano turamutse dukoze ikintu cyitwa kugira ngo dukore. Bushido. Oh, thank you so much Mami Ruth. Hari ikintu cyitwa dukoze nk'urubyiruko nk'ikintu tukajya dukora ikintu kimwe mu kwezi tukaza gufasha abantu abajene turemerewe tukaganira mentally spiritually tugasenga Imana dukingura ibintu bikomeye hagati muri twebwe Yego. kandi ikatuzanira ibintu bihambaye muri twebwe. Twaba ari nk'igikorwa dukora rimwe mu kwezi cyangwa kabiri, iminsi 2 dusengera abantu duhinduka dukomera tugira nabo dufasha Imana ikatugira neza. Bushari sava blessings. Yes, ça va bien. Imana iguhe umugisha. Tubusangire haleluya. Ko se witonda se. Iyo nje nsanga abantu bari mu mavuta ngira Bushido. cyangwa nabo. Haleluya. Haleluya. Vugira ati Yesu nashimwe. Bushido. Uyu munsi ya mpano ararokotse. Arakijijwe ubu ntabwo akiri umunyabyaha. Nabivemo mu izina rya Yesu. Boy, ndanezerewe tuze kwandikirana tuzapanga icyo kintu na Bushara dufashe. Niko bimeze. Uko bimeze. Ntabyo kuvuga ngo n'ababaje ni babandi bari hasi babandi tuvuga ngo babuze ikivugira nabo tuze tubane tuzamura icyubahiro cy'Imana. Dutegure nk'iminsi 2 sibyo Busha? Abantu bafite impano z'Imana zabo